Reka twageze muri equipe sport turebe ibintu bigera kuri 3 biri gutuma umutoza wungirije ataza. Hari ibintu bigera kuri 3 ngiye kuba nababwira, haba ku ruhande rw'umutoza Robertinho ndetse no ku ruhande rw'ubuyobozi ndetse no ku mutoza nyirizina. Ngiye kuba na ha details mbahe amakuru atari ivumbi, ibibazo bigera kuri 3 biri gutuma uyu mutoza ataza muri equipe ya Rayon Sport kugeza uyu munsi maginganga. Ese bimeze bite, byagenze bite? Guhera ku munsi wo kwa kane perezida wa Rayon Sport avuga ko umutoza agiye kuza byihuse kandi abahita bamutangaza. So reka dukomoze kuri iyi nkuru. Ni ibintu bigera kuri 3 ngiye gukomozaho birimo biratuma gose umutoza kumufataho umwanzuro kugira ngo aze muri equipe ya Sport birimo biragorana. Ndazo kubwira, ndazo guha details, ndagugwa amakuru meza, ariko hari umuntu wari wambwiye ngo ngaruke ku nkuru ya Rayon Sport Company Limited aho bigeze, ndetse ikibazo muri misi kubera ko byaye bicecetse. Ngiye kukubwira hari inama bigeze gukora nkuko nari nabigarutseho mu nkuru nakoze ku mugoroba. Hari inama bigeze gukora banzura ko Rayon Sport Company Limited baba bayihagaritse bakamanza bakagwana na Rayon Sport Football Club. Utibite gute rero? Rayon Sport iva ihuye yanganyije n'equipe y'Amagaju ku munsi, hari ku munsi wo kwa kabiri bakoze inama baravuga bati ibi bintu bya Rayon Sport Company Limited twagiyemo ni ibintu byiza bishobora no gufasha equipe ya Sport, ariko muri iyi miss equipe ya Sport uburyo imeze, ibintu bya Sport Company Limited reka tube tubihagaritse ho gake, ubundi twegere abakinyi tubabe hafi turebe ko twakongera tukagarura equipe ya Sport mu bihe byiza, tukareba ko byibuze twahumeka ho gake, kuko equipe ya Sport yari imeze nabi cyane muri iyi minsi ishize. Muri ya minsi yashize gose murabizi ko na equipe ya Sport ni yatsindaga yaranganyaga mbese ukabona ntago bimeze neza mu kibuga. Ariko iki cyabaye imbarutso, baravuze bati ntarwo wabwira umufana wa Rayon Sport ngaje gutanga imigabane muri equipe ya Sport mu kibuga ibintu bimeze nabi. Namwe murabyumva ko ibyo bintu ntago wabihuza ngo bikunde kabisa. Ni ibintu babigoye. Ngira ngo tutagiye muri byinshi, ni bimwe muri ibyo gose byatumye basa nkaho babicecekeshejeho gake, ariko banzuye ko Rayon Sport bagiye kwitegura mu buryo bwose bushoboka. Igihe Sport izaba imeze neza, bazagira gute, bazongera bazure ibintu bya Sport Company Limited, noneho ngo bahite babironshinga, bahite basa nkaho babishira umurongo ufatika ku buryo basa nkaho babishira ku ruhande. Nuko iyo nama banzuye babishoje muri ubwo buryo. Ngira ngo muri minsi ibintu bya Sport Company Limited kandi bari barumvikanye ko mu kwezi kwa gatatu kuzagera baramaje kuronshinga ibintu bya Sport Company Limited. So ngira ngo ubwo nuko bihagaze. Reka njye kuri iyi nkuru y'umutoza batari kwemeranyaho neza cyane. Ku munsi wo kuwa kane Rayon Sport yakinye na Gorilla Football Club, yakina Gorilla Football Club. Rayon Sport iza kuyikuramo. Perezida wa Rayon Sport mu byishimo byinshi yavuze ko umutoza aratangazwa ku munsi ukurikiyeho. Ubwo hari ku munsi wo kwa gatanu uwo mutoza twaramutegereje turamubura. Ku munsi wo kwa gatanu ubuyobozi bwa Sport, bamwe mu bayobozi aba board ndetse n'aba komite iyobora Rayon Sport baganiye ku kibazo cy'umutoza ushobora kuza kungiriza Robertinho. Baganira ku mutoza Robertinho yari yarekomanze cyangwa se yari yabasabye. Ni umutoza wari uri kubasaba miliyoni zigera kuri 3 ku kwezi, ariko bo bakamubwira ko ari miliyoni 2. Uyu mutoza gose bivugwa ko yatsimbaraye kuri miliyoni zigera kuri 3. Rayon Sport bavuga bati kuri miliyoni 3 baravuga ati ntago twapfa kuzitanga gutyo gusa, ati twareba no mu zindi angle cyangwa tukareba mu bundi buryo, tukareba mu bundi buryo kandi undi mutoza wa make twabona kandi ushobora gufasha equipe ya Sport. Bamwe bakavuga bati uyu mutoza Betinho yadusabye niwe bafashanya cyangwa se bafatanya bakaba bakumvikana kandi bagakorana neza. Abandi bakavuga bati aya mafaranga ari kudusaba uyu mutoza nitumara amezi 2 tutamuhemba dushobora kuzamerana nabi cyane. Miliyoni 3 ni amafaranga menshi. Ubwo bamwe bakavuga bati uyu mutoza reka tumureke
dushake undi mutoza wa make. Ku rundi ruhande bakavuga bati twashaka umutoza w'umunyarwanda, abandi bakavuga bati se Robertinho uwo mutoza w'umunyarwanda twamushaka ntibahuze. Biragenda biba rura gica. Iyo nama rwose ngira ngo yamaze nk'iminota nka 40 gutyo, baravuga bati reka tuve muri ibintu by'umutoza, ahubwo ahita bafata umwanzuro begera Ayabonga Rebitsa aramubwira ati fasha Robertinho gutoza match ya derby, ugira utwumufasha turebe ko iyi match ya derby twayivamo amahoro, ubundi tukajya ku bintu bigendanye n'umutoza ku munsi wo kuwa mbere muri iki cyumweru turimo nyine muri iki cyumweru turimo. Uko ibintu bihagaze rero, ku munsi w'ejo kuwa gatatu biteganyijwe ko bagomba gukora inama, noneho bakagira uburyo babisetinga ibigendanye n'uyu mutoza, bakagira uwo bumvikanaho bakamwemeranyaho ndetse n'amafaranga bakabyumvikanaho bakabyemeranya, ubundi uyu mutoza akaza agafasha Robertinho muri urugamba rutoroshye. Ngira ngo nuko ibintu bihagaze ku munsi w'ejo, bemeranyije ko bagomba guhura iki kibazo bakagikemura kikava mu nzira. Nta bantu b'abagabo, iki ntago ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo cyabananira, ariko ahanini ubusanga ari ku mafaranga ndetse wenda n'umutoza ahantu azaturuka. Ariko ikintu cyiza kirimo nuko rwose bumvikanye ko barimo barakoranaho, barimo baravugana gake gake. aba komite y'obora Rayon Sport ubwo ni Batadeyo ndetse na komite ya board ejo barahura nibo batekinisiye barahura. Iki kibazo ni akantu gato cyane, bagomba kugikemura ku munsi w'ejo rwose mu masaha y'ikigoroba. Baraza kugira gute, baza kugiha umurongo, ubundi biteganyijwe ko Rayon Sport iza atera match muri weekend. Umutoza ufasha Robertinho yabonetse ejo, niba bisobanura neza cyangwa se bakabyumvikanaho neza, ibintu biraza kurya mu buryo muri Rayon Sport. Ngira ngo ni ibyo nambabwiye kuri izi nkuru ebyiri naye nazanye, mugire ibihe byiza cyane.